Yes nkuko muri kudukurikirana kuri Bwansi TV Fandwa TV. Uyu munsi tukaba tugiye gukomeza tubazanira content nshya, ni content y'imipira nkuko dusanzwe tubazanira urubuga rw'imikino, tukabazanira ibyagiye bihitinga hirya no hino. Uyu munsi twaje noneho ku rubuga rw'imikino. Uyu munsi rero muri kumwe nanjye P1 afatanyije na Yasini, abamwita uw'amahoro Yasini. Yasini njyango urabona nkuko biri kugenda bicacara ku mbuga nkoranyambaga, njyango urimo urabibona mu rubuga rw'imikino rwagiye rutambuka hirya no hino. Muri Rayon Sport bimeze bite, haravugwa iki? Muri Rayon Sport rero haravugwa umukinnyi mushyashya waje mu igeragezwa. Nakubwiye ngo yaje mu igeragezwa, ntago yaje gusinya. Ako uyu mukinnyi birahwihisha ko yakinaga muri Nigeria. Birahwihishwa ko yatsinze ibitego 19 mu mikino 26 yakinnye. Uyu mukinnyi ku mutwe, gutera umutwe, aba badamo bakaye kuri kureba hano nta kintu bakivuze. Aba basanana Sanana we bagiye kumutiza, agiye kujya muri ntuza, agiye kujya mu magaje. Sanana we yagiye, aba ba Fisto turabatiza. Uyu mugabo ni umusore wamubonye, wabonye imisatsi afite, ni umusore byahatari. Ku mutwe yatsinze ibitego 8 wenyine by'umutwe bivuye muri koroneri. Uyu mukinnyi Rayon Sport ubundi kintu igiye gukora gikomeye. Igiye kumukoresha nk'umwataka cyangwa igiye kumukoresha nka rutahizamu? Uyu mukinnyi akina imyanya ibiri, akina kuri 6 agakina no ku 8. Yego. Ariko kuri 6 ya Rayon Sport hari uwo bita Naringwa Aimable bakuye muri Mukura. Hakabaho uwo bita Safe wari usanzwe ukina muri Rayon Sport yongereye amasezerano. Urumva ubwo 6 tayari agomba gukina kuko nta Naringwa Aimable nta kigenda. Twaramubonye ejo bundi kuri match ya Rayon Sport na Yanga. Yaratunaniye Naringwa Aimable kabisa. Twabonye Safe ni wa mukinnyi ukina ahagaze hamwe, nta kintu na kimwe Safe agikora muri Rayon Sport rwose. Safe byararangiye. Uyu mupeti uyu namwita umupeti, uyu mukinnyi ukomeye Charles bamushyire kuri 6. Buriya 6 dukeneye igishyitsi. Igishyitsi gikomeye bya hatari. Niba mujyana ku 8 ntago yarisha bedi. Bigirimana bedi twaguze miliyoni 45 bazimuha nta nideni. Ntago yarisha bedi, ntago yamurisha pe. Niba mushyire kuri 6, nituba dufite nituba dufite uyu mukinnyi 6, ubwo ngiye kukwereka ni nka veritri, ni nk'umurongo wo hagati ukuntu uzabumeze. Tuzaba dufite uwo bita Isudiyanye yaje. Azagera mu Rwanda ku cyumweru saa 2 za mu gitondo. Isudiyanye araba ari mu Rwanda, amafaranga ye barayamuhaye. Urumva aho hamubonye bedi ni ibisore by'ingufuka. Bamubonye Big Bello bamuguze miliyoni 40 nguyu imbere hano. Urumva uyu mukinnyi rero nibaramuka bamukubise ni hazo uriya Isudiyanye araza kine 5. Yego. Uyaza 6. Nuza Charles. Uyu Charles. Nuza uriya uyu murundi wacu twaguze Bigirimana bedi akina 8. Urumva niturangiza forum nganye mu kwa 10 araba ari mu Rwanda. Yatsindaga ibitego by'intoki, yatsindaga nk'utsinda ibitego by'intoki. Araba ari mu Rwanda mu kwa 10. Iyo Rayon Sport nuramuka uyihaye uyu mukinnyi w'igishyitsi hagati, ukamukubitamo Bigirimana bedi, urumva ugakubitaho uwo bita Bigirimana bedi, wananze ugakubitaho na Safe. Buriya Safe nawe ni igishyitsi. Hagati ya Rayon Sport haraba hadoze, haraba hamaze kudodwa. Uyu mukinnyi rero njyango nkuko tukomeje kugira ngo bamujyanye mu myitozo hariya aho Rayon Sport ikorera hariya mu Nzove. Muri make biragaragara yuko hari ikintu runaka Rayon Sport iteganya nyine igiye gukora ibintu by'ibitangaza bitewe n'abakinnyi. Ukurikije Rayon Sport ifite umukino ukomeye n'ikipe yo muri Tanzania. Kandi ni CAF Confederation Cup. Iranamuka ikuyemo iriya kipe yo muri Tanzania iyo bita Singida. Niyo bagiye guhura. Niyikuramo
irahita ihura n'indi kipe yo muri Kenya kuko ntabwo iyo kipe yo muri Kenya izahuriye n'iyo mu Burundi kandi mu Burundi urabizi nubwo haba abakinnyi beza ariko amakipe yaharakennye noneho Rayon Sport niramuka ikuyemo Singida nibyo iri kurwana nabyo niyo mpamvu abakire ejo bundi bicaye bakaganira Muvunyi akavuga ati njyewe Muvunyi nemereye abakinnyi Rayon Sport babiri ubwo uyu mukinnyi ashobora kuba arimo n'undi wundi uzaza w'umwataka yego miliyoni 60 waziteretse ku meza aravuga ati ngize ndazibahaye mushakemo abakinnyi babiri yego Rayon Sport irabiramuka imeze gutyo ifite abo bakinnyi Rayon Sport ikaramuka ifite ntuza ino bank yaguze Equity ni yihe ntuza Endem Bank iyi ngiyi Bank yaguzwe na Equity yagiranye amasezerano na Rayon Sport oya ntuza ni Koje Bank yaguzwe na Equity oya ni Endem Bank niyo yagiranye amasezerano na Rayon Sport ayahe masezerano yagiranye amasezerano na Rayon Sport yuko kuri tariki 30 buri mukinnyi wese azaza aba yabonye umushahara we kwa heri kujya abakinnyi babona umushahara muri Rayon Sport ibyo byarangiye kare bivuge ngo biranagoye ko Rayon Sport yongera kugitsindwa gutyo kenyeje ntabwo bishoboka ntibishoboka rwose nta nahantu ifite umufana ifite amafaranga ikaba ifite n'abakinnyi bibikura nkota nka kuri bakomeye Rayon Sport ifite abakinnyi bakomeye ahubwo ubushobozi nibwo wenda uyu munsi ukwezi batinze kubahemba tayari Rayon Sport abakinnyi bakacika imbaraga bamwe batangira kuvuga ngo twarwaye ariko 30 baraba bamukubise ifuru ye hariya wamenya se ko Rayon Sport yagiranye amasezerano na Airtel nayo bamaje gusinya nta makuru Airtel igiye kugiha Rayon Sport miliyoni 250 buri mwaka ku ikubitiro yayikubise miliyoni 200 bazanye bisi imeze nk'igisimba bayizanye ubwo urumva Rayon Sport muri uriya mwaka bizaba bimeze biti reka tubitega amaso rero turebe icyo uyu musore ashobora guhindura muri Rayon Sport kugira ngo tubabwira ko hari byinshi tugiye kujya tubagezaho kandi tubagezaho byinshi cyane mu rubuga rw'imikino muri kumwe nanjye P1 afatanyije na Yasini alright